kugira ngo yugarize ba bantu. Yewe abadukurikiye mushyire Bibiliya ku mutwe. Ngo abadukuriye iki? Bashyire Bibiliya ku mutwe. Ako se uyu muhungu umusore ko ndeba asa nka wawe ndi watereye ivi vava. Barambwiye ngo arikishaka kuzamubwira. Sha Abonye sister. Uje wari ukenewe kabisa. Gusa utamyiza. Mu buhe buryo? Musore mwiza nkawe. Nako twihaguruke no mutipe aradusumba. Reka dukore duhagaze. Nta kibazo rero ndashaka gato. Cara ni icari. Nyine agira ibyo mubaza muri ko. Nikose. Umukobwa mwiza nka umuhungu mwiza nka nari nanjye kwita umukobwa. Uzimpamvu narimvuze umukobwa. Uzimpamvu narimvuze umukobwa. Nari mbonye kuri aka gasatsi mbona kenda komera nk'akabakobwa. Izi ni fresher. Ni fresher. Nari mbonye ni Helena kandi nge simfumuye. Ntago wabibonera ubushobozi. Reba umutipe wambaye ibi bintu byose gutya mu ijosi. Akajya guterera vava. Ivi noneho vava kamukotoza. Akabigenge. Yarambwe tuzamu. Sister. Ariko hari ahantu manza ari bamwe yakantu kagukontorolaga. Reka nkubaze sister, sibyo? Ibyanjye na dore imbogo ari bitavava, sibyo? Amitamo abara yanjye, sibyo? Iki ni cyakabiri. Hari uguhitamo kwa Satani rero. Uretse ntago nzi nawe sinkuzi, sibyo? Nigute unyinjira mu nkakumenya. Ngira ngo ni umukobwa mugenzi wa. Kwa kurabiza abakecuru mu cyaro. Reka nkubwirira sister, sibyo? Ndajya gusaba ikintu, sibyo? Abakecuru bo mu cyaro iyo babonye abahungu nk'aba bahita ngo mwizina rya Yesu. Ntega amatwi, sikiza vizuri, sibyo? Buriya ntago ugomba kunyinjira mu buzima, sibyo? Niba natwe nabwinjiyemo, sibyo? Niba natwe erega ikibazo ubonateye ivi. Ushaka iki? Wateye ivi. Utana nabipanze. Byarakubabaje kubipanga ntabwo biba byarakubabaje. Bimbabaza gute? Wababajwe nuko bagukotoje. Niba yarankotoje se wewe byibuze wabonye uri gutirana ngo umukotozi? Ngiye twabanza twanabyumvikana kanaza bizi. Oya ahubwo mbya nimba wankunze umwanya. None uzi ikintu cyatumye nagukotoza wamubonye kuri za nuza aho ngaho kuri za YouTube. Ese ubuza aho twahuri mbere yuko uvuga gutyo ubuza aho twahuri. Akemeye ko nimero ayikuye kuri YouTube ukareka kwirarira. Uransekeje kweri. Giye reka nkubwize ukuri sibyo? Nejo rejo ubundi nkanabikwereka neza sibyo? Ko biriya twakoze twabikoze tunabishaka sibyo? Yaba utari umuhungu yaba wenda udakunda abahungu nako yo bakunda abahungu bavuze ko wenda bafushye ariko ukunda abakobwa bagenzi bawe akunda abakobwa bagenzi ubwo se usanze narafuhiye vava ukunda abakobwa bagenzi bawe usanze atera akanyamerika usanze narafuhiye vava kandi nabyo naramufuhiye nyine vava nese uri umutinganyi nibwo ukibimenya. Yes, nanyangusubiza kenezere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Chekechuwa isaha ikina n'abana ukina na banyina asura agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Yaje gusibanganya inkuta yasenye, yaje gutanga isanamitima ngo umama kujya ngo rambwe ni Kigali News 250. Aha useteze ako gasubiremo gasubiremo 2000 nicyo mfite mu mufuka reka nimba uvuze randikuruza ntabwo nabisubiramo ngo nimba uvuze vewiti ntabwo nabimenya ngo mvuga ngo of course nitwa Chekecho udakira n'abantu ukira n'abanye of course niyo nomba Chekecho Chekechuwa kuragira ngo badakina n'abana ukina n'abanye n'usura atandukanye mu bice bigiye bitandukanye bose utasenya isanamitima ku badukuriye barakishyurira naho ni inkuru bimeze bite se fresh ni amahoro uraza kwicara uko ushaka ngiye impamvu meze gutya ejo bundi abagize bana bari bampitanye hano twicaye bari banyegeje bavugana umushinga nawe ariko abantu ni babi zamura mikoro gatoya bari banyegeje bari babanyishe ubwo bakozizaga iki buriya ubwo bakozizaga iki shari se norizi wese nunabizi nane uko nabana babangenda kubera za gitumo zanjye n'uburyo ngo najya mpereza abantu mvuga mbwiye imbwa zikabwejejwe hose vuga imbwa mu mazina yazo wallahi avuga n'ababana barimo baragenda biga kwambara bibajabuka
kabaturamune aramvuga terekanye gubanye ubundi kigeri nuko turi muri leta y'ubumwe umutekano ari wose umutekano bari wose nahari nko muri Kongo bahita baca banyegetse cyane nuko umugongo nyine numva atari fresh nuko wumva barawugize ariko arirwaniriye nshimire ariko n'igihugu gifite abantu bakireberera ntago ari ugupfa kukivugira gutya igihugu cyacu urabizi hari umuntu wambwiye ngo kutagiye kurega nabonye atari ngombwa kuko umwanzi Imana yaramuntsindiye abarokore n'abavuga ngo mu izina rya Yesu nayi naravuze ngo auzubillahi minash shaitani Imana ninde shitani bavuga arakurinde abagome n'abagambanyi amego yahera hakurya no hakuno abandi bavuriye sibyo ubwo nibyo ni sawa ariko ni sawa shana ari ngukumba ariko akazi kaba kaguheranye pe twari dukumburanye twaciyo n'igihe caciyeho igihe siko duheruka turi kumwe na Oliva ngisa nguzibeshye ngo mvuge ngisa nguzibeshye ngo uzambona ariko cyangwa uzibeshye unshyiremo ariko Oliva ngo yarabyaye niko no Mana ishimwe pe nasubire nama harya ariko bavuga gasubire nama ariko hari gusubirayo kwicuza impamvu usubiye wayasha ntabwo ari ibintu bipfa gutuma urasubiraho biramupanga ntabwo ibyo bintu ari ibintu umuntu nanone yapfa gutinya burya iyo wagiyeyo bwa mbere bwa kabiri biba ari uba wamenye uburyo igise kiryana no kurera uko bimeze ariko ngo hari abantu ibise bitarya harabeshya sha umva nkubwire uzarebe niba ufite igisebe bakaguha ibinini bwanyu ububabare sha birango kababara moto ubabaramo uzo umuntu ko kuva mu nda nose nkura umuntu bajyana kwa muganga bakamubaga uriya bamutera nyine ikinya urumva ikinya nta kintu yakumva ariko iyo kimushyizemo arabyumva ahantu babanyujije shabo cyumozi ahubwo buriya nimba n'umuntu ubyara atabaza buriya iyo abonye ibise hafi agahita abyara ibintu by'iminota nk'icumi yabirangiye ariko ngo hari ukuntu umuntu bamujyana kuri kwa muganga ngo yabagwa ngo yajya nko muri koma hari ukuntu abamarayika bateranya imipira y'umweru n'umukara bakajya bakubaza nk'imirimo myiza yakoze mu isi itubwire ibikorwa wakoze ku isi urumva bari imikara n'imyeru kandi umweru abizi ko ari w'ijuru rifana umwijima ni umukara urajya mu mwijima cyangwa urajya mu mweru bamarayika ati ko hari umuntu wagiriye nabi yarakubaza baba babizi uri ku isi ni ibiki byiza wakorewe Uwiteka ubwo wasanga hari uwo wagiriye nabi ati mumanure imikara agahita kuvamo roho ubwo wasanga hari uwagira neza imyeri mamanura mike imyeri aba ari mikeya tuvuge nimba ari abantu 10 bari muri koma hari igihe usanga nta n'umwe wajya mu mweru kandi imikara iyo yuzuye ikagwa ubwo nyine nawe ugwana nayo cyane ariyo mpamvu aho ngo bizaba bimeze bite kuri uyu murwa umunsi w'imperuka bizaba ibicika bizaba ari ibicika cyane abadukurikiye rero n'abatwumva ibyo tuganiriye mukuremo inyigisho bayikuremo pe bajye bagira neza kuko nimba Isaka manager ari umuntu ukangurira abantu bakuru kutajya mu bana nimba ari umuntu ukangurira abantu kudakoresha abana imirimo ivunanye nibyo mashaka kuvuga kina n'abana ukina na banyina nibyo mashaka kugira mvuga ukaza ugashaka kungubanya kandi wowe wirirwa hariya utanga inkuru utazi utahagaze ukahita ari na nziza byagakwiye kuba byiza rero yuko unsabira ku Mana nawe ukanyigiraho kugira ngo ibikorwa byiza wenda ngerageza gukora nago ndi umwere nawe ukabikora cyangwa se yabona aho ugoramye ahubwo akavuga ati se wagororotse ukagendera muri uyu murongo wo kugira ngo nanone agusebye burya impanuro nazo ziba zikenewe nta mwere ubaho yego ariko no kuba wahugura umuntu wo kumusebya nabyo ntabwo ari sawa ntabwo biba ari byiza burya kugira ngo uzafate umwanya ku muntu umusebya cyangwa muvuga nabi uzafata umwanya wo kumusengera cyangwa nimba yakunanira ufata umwanya wo bwo kwitekereza wihorera abo bantu bazacyura imikara abafana banyamwagiye muri komanteri bavuga byinshi na byinshi byiza kuri Imana bahezagire mu kiganiro mperuka gukora mvuga kuri operation y'ibyo nakorewe ibyambayeho ariko nanone ari byo nzaza nkavuga n'umuntu mu mazina ye avuga n'ibinyamakuru bimwe na bimwe biri inyuma y'abo bantu mu mazina yabo ugiye kumbwira ko ugiye kujya mu byahishuwe se ugiye kumena indobo
wagiye mu miganizi uriya oya kujya mu byahishwe nibyo byiza noneho wava mu byahishwe ugahita ujya mu byahishuwe Kinyarwanda icyiza rero buri imigani niyo myiza. Reka dukomeze dufate ibuye turijukunye mu gihuru turembwa ziva. Aha katugerageze tuzareba. Buryo uzareba iyo uri ahantu gufata nk'umujugujugu ugakubita mu gihuru. Ukona inyoni zose ziragurutse iyicomotse mbere. Atshera inyoni ntabwo ari inyoni nzima. Kuko hari inyoni njyewe hari igihe cyageze inyoni zikajya zinjira mu nzu ari nyinshi. Ntabwo umugore ati izo nyoni zisohora. Kambwa ati zino nyoni ntabwo tuzoba zizanye ntituzi n'impamvu ziri mu nzu. Aje igenda atekereza ati ngira madamu ndavuga sheri izi nyoni ni umugisha. Kandi inyoni ni umugisha. Umva ibintu nabonye. Ako buriya hari ikintu nanone ntekereza iyo uri kwisi ukagira abanzi benshi niwo mugisha wawe. Kuko buriya Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo aho unaniriwe niho ugiye gutsindira. So rero nyine ubwo rugamba rurwane ruzarangira. Bajya bavuga ngo nta kitagireza ubwo nabyo bizagira iki iherezo ryabyo. Kandi mu gihe umuntu aba ari kwisa bagomba kugeragezwa. None katari paradizo turimo. Izo nyoni rero zanzaniye umugisha. Umva nifuza ko zizagaruka ko narazibuze. Umunsi umwe zizaza. Umutima wanye no guhimbaza Uwiteka. So ari igihe duherukana mu biganiro byahise hari umukobwa ari wakunze bikomeye umuntu araza arambwa ati uriya mukobwa ntabwo ari yasinze ndamubwira wapi nta n'urwanywa n'inzoga bakunze umukobwa induru ziravuga rumva bamwe barafana abandi bigenda bihita bati karabaye isi irarangiye isi iriyubitse ubundi biriya bintu wabitekereje gute nubwo hari ubutumwa nakuzaniye hari umuntu wakuntumye amafaranga wantumye ndatumika wabitekerejeho ute cyangwa byakujemo gute kwanza tubwiye igitekerezo cyawe cyangwa uburyo uba wiyumva yuko wagira pete ku bakobwa bagenzi bawe kandi nawe uri umukobwa biterwa n'imikurire ya muntu buriya ukuntu uba warakuze nuko ugenda uzamuka cyangwa se n'ibyo ubona ku isi narengeze ubwoba ko haduye yaturutse inyuma yanjye nibyo bigutera kuba wahitamo ikintu mbere yo gukunda abakobwa bagenzi banjye nubwo wasanga ari byo navukanye reka mvuge ko ari byo Imana yandemanye wavutse wisanga gutya navutse nisanga gutyo nk'uko n'umuhungu avuka akaba yakunda umukobwa wo kwa runaka kandi usanga wenda niba hari ikintu runaka ntawamenya ubwo nanjye navutse ari uko nisanze ni ukuvuga ko hormone zawe cyangwa se feeling zanjye cyangwa ni motivation kuri wowe yo gukunda abandi bakobwa bagenzi bawe cyane rwose ni feeling zimbamo ndetse nkunda cyane uba wumva wacinga n'umukobwa mpaka mukagera hahandi neza hahandi haba hashashe bavuga hashashe kuba ipfuka mu maso naromewe gusa abadukurikiye umijwe n'iki se abadukurikiye arabaza bagahita bigana ngo kuba babatinga cyangwa lesbian namenye yuko hari abaterankunga baba bafite umuntu akaza akigira ngo ndi umutinganyi akabona abaterankunga akigira ngo ni umulesbian kandi ari iki atariwe ari gushaka abatera inkunga ariko wowe ni mu miterere yawe turaje gushaka akavideo turagufata akavideo nagenda n'uwakora barakora ubutide ntabwo ari ibintu wihinzemo kuko tumaze gukora ibiganiro bigera muri 4 ubwo ati ngiye gucyanagurutse wumva iherezo ryaririhe twatangiye mu Uwiteka tuvuga wa mwende y'umuntu ari muri koma ari umwenda w'umweru n'umukara none iyo ukunze mugenzi wawe Uwiteka ntaba arimo se ibyo bitandukanye n'utujya muri bandi bango kuna mugenzi we uko yikunda buri wese bagomba gukundana na mugenzi we urumva nuko Imana ibidutegeka ariko ntago bivuze ko umukobwa cyangwa umugore yagakwiye gukundana n'umugore mugenzi we haha niho banaryana agakorana imibonano mpuzabitsina kandi Yesu yaravuze ngo bikumva mukunda abanzi banyu ubwo rero nimba umuntu yumva ko utakundana n'umukobwa mugenzi we ubwo aba ari umwanzi wawe none se ngende imba gusuzugura Yesu ibyo yavuze urumva navuguruza umwanzi wawe nimba kubuza kuba wakundana n'umukobwa mugenzi wawe
urumva mukaba mwaryamana muzi ibitsina ubwo nawe niki ni umwanzi mwaba mugiye kuba abanzi kandi ntago ndi umuntu wo kuvuguruza ibyo Yesu yagize ute yavuze nase Yesu yaravuze ngo mutingane ariko yaravuze ngo mukunde bagenzi banyu mugenzi wawe nkuko ugira ute nyine no gukundana twese nkuko Imana yadutegetse gukundana ariko se ushobora tandukana kuryamana n'umuntu muhuza igitsina no gukundana nkuko ari iteka Imana none se ubundi reka nkubaze kuki iyo umuntu afite umugabo afite umugore n'umugore akagira umugabo kuki bacana inyuma nabwo bakavuga ko ari icyaha kandi badahuje tujye muri commentaire mutubwire kuki babivuga kuki umuntu afite umugore akajya mu ndaya cyangwa mu habara cyangwa akafite umugabo ukajya gushaka amagufungura bakavuga ko ari icyaha wakoze ni ukubera iki tujye mu gihe cyo kandi ba bantu badahuje iki ibitsina none ni ukubera iki aho twabyita nyine ubusambanyi ubwo rero ni bakoze icyaha none se ubwo urumva bo bataba bakoze icyaha urashaka kumbwira ngo Imana ikunda abanyabyaha ariko nitwihane Imana none se ubundi batabaye umunyabyaha utabaye umunyabyaha hakihana abandi dukomeze dukora ibyaha rero ngo tuzihane ntabwo ari ngombwa ngo ubyikurungemo none se ubwo ukunze umukobwa umwe cyangwa babiri hari icyaha kiba kirimo aho ngaho wari waryamana n'umukobwa mugenzi wawe aha rimwe se ushaka kwibaza ngo babikora gute ubwo rero ibyo bintu uri kubaza ngo babikora gute ibyo ngibyo ushatse kubyibaza byazaguhenda no kubigeraho byakugora ibaze kwera mbese nihe foto iyo ndi muri two love abandi ngo ni too much bari ngo kabaye noneho nkibaza nk'usanze wowe n'umukobwa mugenzi wawe jigijigi ariko hari umukobwa cyangwa uravuze ati biriya bikoresho abakobwa dukoresha ati cyakugiraho ingaruka kuko kiba gifite umuvuduko wa danje kuko baba bicometse nko ku muriro none se kuki niyo uryamanye n'umugabo bavuga ngo uzagira ingaruka erega buri kintu cyose kigiye gifite commentaire yacyo ubwo se ingaruka ni izihe zagira ushaka kuvuga ngo uramumva buri kintu cyose mbese isi ifite ukuntu icyesitara ubwayo ariko n'Imana ikagira uko ibyesitara mu ijuru ubwo ntawamenya kuko twese tubayeho gutya noneho njye ni ahantu mu biranzi handitse ngo umukobwa ntabwo akwiye gukundana n'undi mukobwa naho nzi ibyanditse ase ntabwo yigeze kumva akantu ko papa yigeze kubishyigikira ntabwo ako kantu wigeze kumva ese kari papa nawe ni umwana w'umuntu ni umwana w'umuntu kandi wagira utarasenga none se nuzi ko ari benshi tuvuge hari abayobozi bagiye batandukanye sibyo bashobora kuyobya abaturage babo barabyemera kandi umuyobozi w'urusengero n'umugabo mu rugo rw'aba ari umuyobozi uzarebe n'abana urumva iyo hari imyitwarire ese ashobora kugaragaza nko mu rugo itari myiza nabo bakaba bazagira gute bazitwara nk'uko se yitwaraga niyo mpamvu bavuga ngo umwana nk'imfura igenda nka se siko bavuga n'uwo rero uvuze n'abaregeye abayoboke we urumva aba ashaka kubagwisha ariko uremera ko ku isi nta ntungane ibaho ndabizi none ariko niyo mpamvu Imana yamanuye mu isi shitani kugira ngo yugarize ba bantu yewe abadukurikiye mushyire Bibiliya ku mutwe ngo abadukurikiye biki bashyire Bibiliya ku mutwe ako se uyu muhungu umusore ko ndeba asa nka wa wundi watereye ivi vava barambwiye ngo arikishaka kuzamubwira sha abonye sister uje wari ukenewe kabisa gusa utamyiza mu buhe buryo umusore mwiza nkawe nako twihagurike no mutipe aradusumba reka dukore duhagaze nta kibazo rero ndashaka gato cara niyicare nyine gira ibyo umubaza muri ko nikoze umukobwa mwiza nka umuhungu mwiza nka nari nanjye kwita umukobwa uzi impamvu narimvuze umukobwa nari mbonye kuri aka gasatsi mbona kenda kumera nk'ak'abakobwa izi ni fresheri nari mbonye n'iyerena kandi njye simfumuye ntabwo wabibonera ubushobozi reba umutipe wambaye ibi bintu byose gutya mu ijosi akajya guterera vava ivi noneho vava akamukotoza
Namwe tuzamu. Sister. ariko hari ahantu manza ari bamwe akantu kagukontorolaga. Reka nkubaze sister, sibyo? Ibyanjye na dore imbogo ari bitavava, sibyo? Amahitamo abara yanjye, sibyo? Iki ni cyakabiri. Hari uguhitamo kwa satani rero. Uretse ntabwo nzi nawe sinkuzi, sibyo? Ni gute unyinjira nkakumenya? Okay, impamvu umenye Ko nawe wabonye ikiganiro nsabagura kuko mu narakibonye ikiganiro. Wankunze se mbimenye. Ngira niba wankunze. Reka nabona ko n'abahungu baterera vavivi. Wapi? Nabwo akabakotoza. Ibyanjye na vava ntabwo ugomba kubimenya. ko n'umuhungu mugenzi wawe. Ni umuhungu mugenzi wanjye. Umukobwa ariko ni umuhungu mugenzi. Noneho twafirana bigakunda. Twafirana bikavamo se. Komeza ibyo uri tayari? Oya nambwira ibya vava abije mu gute. Vava naramukunze. Uburyo wateye ivi n'uburyo ngo vava gukotoje arambwira ati nshaka kuzamuka. Impamvu vava namutereye ivi nuko mukunda kandi nawe arankunda. Urase ko karagukunda. Ya byataje. Nta muntu ugukunda gukotoza. Kanya araje. Araje tunamubona. Vava. Araje uhita umubona. Uheraho unenga we muntu. Ko uno n'umujama. Sibyo yatereye ivi umukobwa ntabwo ateye umukobwa mugenzi we ivi. Kuba baramukotoje suko wenda ari izindi mpamvu vava ariko buriya nabo yabibonye. Ndumva tutakinjira muri filime rero ntabwo ubizi. Buriya vava kugira ngo uyu muntu amwanga wasanga byari bifite n'ishingiro. Iyo shingiro ngo murebe haguruka umurebe neza umukeke haguruka. Reka nkubaze. Mani nayo haguruka. Tunagikwa tunahagaze ariko. Reka duhe duhaga. Mucekinga ahantu hose. Ya ibi ndefuza simbonaho Vava ashobora kukwaka akavuga ati no minyururu rero ishobora kuzaniga. Imeze nk'iya nyakabwana. Neza nyakabwana ni wowe ubyivugiye. Ntabyo mvuze. Okay. Reka. Gashaka kumureba akavuga ati no minyururu nshaka kuvuga ngahe ugasanga ingeze mu ijosi nanjye kabira muniza. Yareba iherena atari ko sunzambara iherena na sheri yambara iherena ibyo bintu bizavaho. Aravuga ati uyu muhungu rero ntabwo namusubiza icyaro. Mama yagira ngo ni umukobwa mugenzi wanjye. Kwa kurabiza abakecuru mu cyaro. Reka nkubwire sister, sibyo? Ndajya gusaba sibyo? Abakecuru bo mu cyaro iyo babonye abahungu nk'aba bahita ngo mu izina rya Yesu. Ntega amatwi. Sikiza vizuri, sibyo? Buriya ntabwo ugomba kunyinjira mu buzima, sibyo? Ntabwo ubuzima bwawe nabwinjiyemo. Nimba nateye ivi erega ikibazo wanateye ivi. Ushaka iki? Wateye ivi. Utaranabipanze. Byarakubabaje se? Kubipanga ntabwo biba byarakubabaje. Bimbabaza gute? Wababajwe nuko bagukotoje. Okay, nimba yarankotoje se? Wewe byibuze wabonye uri gutiranga umukotozi? Ngiye twabanza twanabyumvikana akanaza bibi. Oya, ahubwo mbya nimba wankunze umwanya. None uzi ikintu cyatumye nagukotoza. Wamubonye kuri za nuza aho ngaho kuri za YouTube. Ese ubuze aho twahuriye mbere yuko uvuga gutyo ubuze aho twahuriye. Wemeye ko nimero yayikuye kuri YouTube ukareka kwirarira. Uransekeje kweli. Giye reka nkubwize ukuri, sibyo? Nejo rejo ubundi nkanabikwereka neza, sibyo? Ko biriya twakoze twabikoze tunabishaka, sibyo? Yaba utari umuhungu yaba wenda udakunda abahungu nako iyo wakunda abahungu bavuze ko wenda bafuye ariko ukunda abakobwa bagenzi bawe ubwo se usanze narafuhiye vava ukunda abakobwa bagenzi bawe usanze atera akanyamerika usanze narafuhiye vava kandi nabyo naramufuhiye nyine vava nese uri umutinganyi nibwo ukibimenya ukunda udukobwa tugenzi twawe nivuga abakobwa ivuga udukobwa ubwo waramufuye rero ndumva wari icyo kibazo we kujya kukibaza avuze ngo usanze nta kibajije wowe ntago avuze ngo naramufuye cyangwa cyumva neza usanze naramufuye ntago avuze ngo naramufuye yaramufuye nuko yaba amukunda nawe ariko akunda umukobwa mugenzi we se asa mwibaje se oya bimbwire neza ukunda umukobwa mugenzi wawe gute binyuze yagusubije ngo nibwo ukibimenya nakubajije ngo nibwo ukibimenya vava se wamuvuye nkakwereka undi muwanye akose kaho umutima k'icyo umutima ukunze amataguranwa itabi uranjyana ahandi kwenda iki none se ndikumva ibyanjye utari kwiye kubyinjiramo ibyanjye na vava ukabireka impamvu ndi kubyinjiramo surayizi nuko ngira ngo nkugire inama ujye ugenda gakeya ku bakobwa inama se wangira ngiye nakwigira wowe erega ntabwo umutwe umwe wigira inama ahubwo inama ngira nasubiye yabo uragishije inama ugira ngo baharakotoje kuri inama ngira nagirwa na Siyaka inama ngira nagirwa na Siyaka we mugabo mugenzi wanjye nawe umugore nkawe umukobwa nkawe ntabwo ushobora kugira abagore nabitekerezo byabo ntabyo mugira birahari nta bitekerezo mugira igitekerezo cya mbere ni wowe wagize igitekerezo cyo kukubyara igitekerezo cya mbere nuko mama we yagize igitekerezo cyo kugira ute cyo kukubyara nicyo nacyo ni igitekerezo cyaba arayikuyemo abarayikuyemo
nta nubwo abana nayisamye uri kumva ibyo byose ni ibitekerezo je ntago ndi mu rukiko sometimes rero n'abagore batanga support ntago ndi mu rukiko none se ikintu gisigaye ni hari ikintu umwavo kuri hano niwongera gukora ikosa ryo kunyinjira mu buzima urukumva je nawe turashwana ubundi je hano mafite akazi urukumva isi yakakuzanye ute ko nakuzi ko nawe utanzi yarabinyisabiye nakuba ati nsanga ahandi oya nago wamuzana aho ndi ngewe mu gihe aje kunyinjira mu warunzi se niba ntayinkuzi se ibyo bitekerezo byawe dore ngwongeraga witambutswa hariya wicishaho uburaje ntanagutumiye umva nkubyiza ukuri ahubwo Rwanda si yakari we wabiteye wowe inkuba ziragukubita nureba nabi kuko ibyanjye na vava dore imbogo aho twahuriye twe tuhazi izi nkuba ziba muri Kongo mu Rwanda na siyaka nawe ubwe nubwo yatubonye kuriya ntagaze aho twahuriye nawe ubwe yaravuze uti bava mwahuriye kuri tubi kwa kurira tufata nimero tumwereka amafoto ugahita uhamagara tumwereka amafoto smartphone turayigira aki smartphone si yawe ni yawe reka mbikwereke afitiye smartphone wawe amafoto ya komati ako se nta kuntu wajya kuri Instagram nabwo ukayakura ukayahuza ari ukuntu n'abantu bahuza amafoto ya mbere ngiye reka ndebe na kamera nashake ahita aza ayirebe itegereza ino foto neza urasanga uno muntu niba ari Bobo Mari oya reka kamera nawe yizumira nose ko ndeba ahubwo Bobo Mari ariwe wari wegereye vava oya reka twereke kameramani aturebere nawe ayikurure kameramani nayikurure turebe oya buretse ndagira ngo mwemeze mwereke ko vava ngende bona Bobo Mari ariwe wegereye ndabona bari kuburira okay reka ndamwereka nindi Yesu wabanga ziko bya bintu byarenze indi ntera none ni gutunyinjira mu buzima wewe ko ahasigaye no hasi hari agacupa ka musteri reka mwereke indi reka mwereke indi reka atwereke ino video ni gute kamera ino video neza nta majwi arimo oya reba safari twakoze nyina oya iyi ntago ari live ni ibintu baragize gutya ubu waciye nganga nkuko uciye hanga nkakubona nasunge nanzi ko turi buhure ama muri rifite mu modoka ye ama rifite muri modoka ye mani yago rifite nagara abana waravuze ngo hari ukuntu yabaciye hana kagusanga burana barari yaciye ku muhanda vava namufatiranye kuko namukunze urangije tuvuga ati kubi uyu muntu ari umustar reka nirye na ka video ubusaramutse aje akabikwibwira noneho byanyaryo kwejo bundi uzabona turi kumwe urukumva noneho nawe ari kunyambika noneho iki buriya kuba yarayanze hari impamvu yayanze ni iyihe mpamvu rero kankubwira igisigaye ndakwiyamye kunyinjira mu buzima ibyanjye na dore imbogo vava mwirengagiza n'abagiye niba waramupfuye ahubwo manzi ugenda umwiyameye wakubenze ureka kwiyamangera ndakwiyamye genda wiyamu wakubenze namenye ibyawe muhanzi tukana sibyo reba umuhanzi nkawe uri gutukana kube hejuru ya vava twubahane haracyari abandi bana humura wawe arahari ibyanjye biveho ibyanjye na vava ntago bikureba ntago nabivaho kwako niwe wabitangaje ahubwo ngurira akantu mukugezeho bakaguye ahubwo nguhaye gasopo utazongera n'undi munsi muvangira gatobe mabebe nkoreshe magatozo nkarangira akanyobwa mabebe nakwibariza mba nkubaze wandirimbira indirimbo bwa mbere uhura na vava wamuririmbiye indirimbo bwa mbere namuririmbiye wabona ari burinde buke reka burinde buke urayizi wapi gera ndirimbo ziya burinde buke sibyo ariko ngewe ya med oya burinde bucya asubashe umutima kazindura amaguru inzira oya ndakwiyamye reka tubireke gusa isi yakakumbwirire ureke kunyinjira mu buzima nge na vava ntago bikureba ubundi sinabona ndi mu buzima bwawe taka amahoro ndayaguhaye ngayigendera neserereze hano urabona urugamba wakire ngo wasanga ngo nawe waraguye ako vava wanagwamo vava wanagwamo watakaye bose vava n'umwana mwiza wamuha oya ntago namuha iyo aza kuba ari inzobe akunda abakobwa b'inzobe umukobwa wifuza n'umukobwa ubuteye ute ubwo ni inzobe uteye nka DJ Brian ubwo ki DJ Brian muteye kimwe mwese buriya umukobwa uteye nk'umugabo nyamugabo DJ Brian duteye kimwe ariko andusha umubyibuho